Mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo mu butaka bwa Ntahomvukiye Terezi, umubyeyi w'abana 7 nawe wa 8 utuye mu kagari ka Kibari mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma habonetsemo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa wolfram. Uretse aha kandi aya mabuye yabonetse no mu butaka bw'abaturanyi babo buhana imbibi n'ubw'uyu muryango. Aya mabuye yatangiye gucukurwa ku bwumvikane bw'ubukode bw'umwaka umwe nkuko bigaragara mu masezerano Izuba Radiant TV ifitiye kopi. Gusa aba baturage baje gutungurwa nuko rwiyemezamirimo witwa Nyabyenda Emmanuel ababwiye ko yaguze ubutaka bwabo burundu. Kuva icyo gihe ntiyigeze agira icyo yongera kubaha, imyaka ikabibaye 15 ubutaka bubyaza umusaruro, nyamara bene bwo bafitiye n'icyangombwa cya burundu bakaba bakomejwe kugarizwa n'ubukene nta nahandi bafite yo gukura mikoro. Ikibazo dufite ni ubucukuzi bw'amabuye bwavutse mu butaka bwacu, hanyuma bitangira byitwa ikodeshwa, nyuma baza kutubwira ko twagurishije, tugana inkiko mu Isake turatsinda. Mu by'ukuri 2008 nibwo habonetse amabuye y'agaciro mu isambu yacu, batubwira ko bagiye kudukodesha, baduha amafaranga ya mbere kandi amasezerano twagiranye bari bavuze ko ari umwaka umwe, nyuma bakaduha andi mafaranga buri mwaka. None kugeza n'ubu nta mafaranga bongeye kuduha, nta bukode butagira igihe. Bagaragaje ko baguze burundu kandi ntaho bigaragara. Abaturage bari hano hagaragaye umuturage ushobora kugaragaza ko twaba twaragurishije, twebwe twaba twemera gutsindwa. Icyo dusabwa nuko twarenganurwa. Twasiragiye mu nkiko, twashatse abavoka, ariko aho tugeze twavuze reka twitabaza itangazamakuru badufashe batugeze kwa Perezida wa Repubulika barebe ko baturenganura. Numva ari uko bimeze. None ubwo icyo gihe kigeze twazamo guhinga, bagasubira inyuma bagacukura. Jewe nahafungiwe 2, ndafungwa ngezwa no muri santarare. Icyo gihe maramo iminsi myinshi. Ku ruhande rw'abacukura aya mabuye y'agaciro muri iyi mirima y'abaturage bahakana ibivugwa n'aba baturage, bakavuga ko aba baturage bitwaza ko ubutaka bubaruyeho. Juma Ntivuguruzwa ushinzwe gukurikirana inyungu kuri iki kirombe avuga ko azi bike, ibindi byabazwa Nyabyenda Emmanuel umukoresha we mukuru. Amasezerano twagiranye baba barakweretse ngo urebe ko harimo umwaka umwe. Yego. Ubwo bakweretse atari dufite twebwe ntabwo ari umwaka umwe. Kandi igihe ikindi ntabwo nyiri kampani yenda akaba ariwe waguha ibisobanuro bihagije. Ko mwaguze ibyangombwa by'ubutaka byanditseho nde? Ibyangombwa by'ubutaka rega biriya bintu ni ibintu birebire kubera ko twaguze mbere y'uko ubutaka bubarura. Noneho nyuma bo baza kujya gutya basa nk'aho baciye uruhinga, nyuma baraza babwibaruza aho twarabuguze. Niba mwarabonye ko hakozwe amanyanga yo kuba barebaruje ku butaka bwanyu kandi mwe mu byaza umusaruro, kimutatanze ikirego cy'uko hari abantu bakoresha ubutaka bwanyu babwibaruje. Icyo ngicyo yenda umuntu yavuga ko habayeho yenda gisa n'uburangare, ariko ubutaka bwaraguze. Ni nayo mpamvu rero bashingiraho bagira. Nyabyenda Emmanuel umuyobozi kandi akaba nyiri iki kirombe cya Kabombo ntiyigeze yitaba telefone ye, ndetse n'ubutumwa bugufi yandikiwe ntiyabusubiza. Ku rundi ruhande bamwe mu bakorana na Nyabyenda Emmanuel barimo Juma Ntivuguruzwa ushinzwe gucunga inyungu z'iki kirombe ndetse n'uwitwa Rutaganda ushinzwe gupima umusaruro wabonetse muri iki kirombe bumvikana bemerera imboni ya radiyo zo mu murenge wa Mutenderi ko umuryango wa Ntahomvukiye Terezia utigeze ugurirwa ubutaka bwawo. Rega bariya ntago wabigira wabikodi Nyabyenda Emmanuel nandanga kubikubwira ntacyo bitwaye, bemera ko bana bo baje cyane ntacyo niko. Rero abakire baragoye kubera yuko baba bazi yuko nibyo babura naye nabiri mukuri nanyo kurenganira umuturage nabo bakaba barabero ndumurenge akarere arimo tubukana nabo, ariko icyo mbambona akarengane batabaguri yenda abantu bakunda impamvu zose akunda kunyuza mu mpanga kugeza no bwanyu abawubambiye babukorera bagiye bakanaringa nta n'uwaba. Niyo Ntagira Natali umuyobozi w'akarere ka Ngoma avuga ko atazi uyu rwiyemezamirimo, ariko ko agiye guhita akurikirana iki kibazo kugira gikemuke.
nta muntu ugomba gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro atabifitiye uruhushya rwa Rwanda Mining Board, ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amabuye y'agaciro. Ariko nanone n'abaturage iyo bibaye ko ubucukuzi bujya mu mirima y'abaturage cyangwa mu mitungo y'abaturage, abagomba kumvikana nabo, haba kubakodesha cyangwa se kubagurira. Iki rero mu by'ukuri nibwo nyumvise, ntabwo uyu muntu muzi, ariko ndumva ari ikibazo umuntu yakurikirana, cyane ko turi mu bihe by'imvura, no kureba koko niba yujuje ibisabwa kugira ngo hatazagira n'abamucukurira muri icyo kirombe bakigwamo kandi akaba adafite no kureba ko yujuje ibisabwa. Ndumva rero twagikurikirana. Nta gihe bitwara iyo tumenye amakuru duhita twohereza timu ibishinzwe. Dufite umukozi Rwanda Mining Board yazanye hano, turahita tumuha tasike hamwe n'ishami rya agriculture bajye kureba. Abantu 12 nibo bavuga ko ubutaka bwabo bumaze imyaka 15 bubyazwa umusaruro. Bamwe muri bo inzu zabo zasenywe zitishyuwe, imyaka yiganjemo urutoki, imyumbati nabyo birangirika. Mu bindi bavuga nuko ahataboneka aya mabuye y'agaciro naho higabijwe hakaba hacanirwa amakara y'ibiti aba baturage bavuga ko bitereye. Mu bindi bikubiye muri aya masezerano bigaragara ko ba nyira aya masambu bagombaga guhabwa amafaranga 100 ku kilo cyagurishijwe, gusa ntibayahabwa, ahubwo bagaterwa ubwoba dore ko harimo nabigeze gufungwa kubera kwishyuza ingurane. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma.